Nongeye kubasuhuza mwese bapayiniyazi mwese kandi bakunzi ba business isobanutse, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Kuri mikoro kandi kuri kamera ni Tite Kamanzi. Hari benshi tutari tuziranye, ubu noneho tugiye kumenyana kubera ntajyaga mbikora. Hari abakunze kumbaza bati se biterwa n'iki kutajya kuri kamera, nkababwira nti ubushobozi ni bukeya, ariko mu rwego rwo kutakomeza kubima ibyifuzo byanyu nahisemo gukoresha telefone kugira ngo idufashe uko biri. Burya ngo agace karuta buri ni ukutagira namba. Yose ni amagambo y'ikinyarwanda, ariko cyangwa se agace karuta ubusa cyangwa ubusa. Ariko nanone baravuga ngo ubusa buruta ubusa. Ikiganiro cya nimugoroba rero benshi ngira ngo babonye amagambo nashyizemo hagati, byari kugira ngo n'ubundi ndebe se murabyakira mute. Mbona ati kuraho ntabwo byagomba kuvaho. Byari kuriya nyine nagira ngo ndebe niba nashobora kuba dekate bigakunda. Byanze niyo mpamvu mbaziye. Yego, ubu ni Tite Kamanzi, nkuko mujya munyumva ni ngiye turi kumwe turebana. Ikintu nagira ngo twihuse tuganireho ni ikintu kijyanye n'iminsi dusigaje yatanzwe na core team ya grace period cyangwa se y'imbabazi. Benshi mu account yabo yatangiye kubara. Muri uko gutangira kubara bituma bamwe bagira igihunga, bikanga kuko hari utuntu twinshi bataruzuza. Ndagira ngo mbasabe ngo muhumure, ahubwo buri kimwe cyose mugikore neza. Ukwezi kwa 11 itariki 30, abenshi cyane bahawe iyo tariki yo kuba basoje ibyo bagomba gukora, batabisoza payi zabo bakabahanisha kuzibambura. Ntabwo numva impamvu wakomeza kuba mu bantu batuzuza ibisabwa, ariko hari abatabyitera bitewe n'amatelefone. Muri make n'ubushobozi. Ndabaha nk'urugero. Hari nk'ukuntu amatelefone, ubwoko bwa telefone nka iPhone ni urugero. iPhone, hari umuntu afite telefone ya iPhone ariko yanze ko verifyinga phone number. Byabaye ngombwa yuko mugira inama yuko yayihindurira mu yindi telefone, arabikora kandi birakunda. Namwe ndabagira inama yuko buri wese nakora ibishoboka byose ashake indi telefone ahinduriremo sim card, abanza kurikize bwa buryo twababwiye bwo kubanza gusigning out muri telefone wa miningiragamo bwa mbere, and then uze gufata iyo ya kabiri ubone gusettinga. Iba ari telefone idasanzwe imining, ishobora no kuba isanzwe imining, ariko ugahitamo yuko usigning out konti yari irimo, ukasigning out no muri telefone uvanyemo iyo konti, then ugashyira muri iyo telefone yindi ugiye gukoresha, ugashyiramo bushyashya iyo konti nyine. Hanyuma iyo birangije, umaze gukora byose, urongera ugasigning out. Cyane nk'umugabo n'umugore babana mu rugo, umwe afite telefone yanze kubikora, undi yamuhindurira bigakunda. Hanyuma mukibuka gukora sign out mu cyo mugiye gukora cyose, uzi yuko ugiye gushyiramo konti itari irimo, uzi yuko ugakora sign out mu yukuyemo, ukanakora sign out muri telefone kuri konti ya miningiragamo iyo ugiye gukoresha. Ariko niba itamayiningaga biramahire no guhita ushyiramo. Ariko numara kubikora ukajya kuyikuramo, uzabanze ukore sign out. Mu biganiro biherukanye ngo twarababwiye uko bikorwa. Ujya andi tumayiningira, ugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, ugakanda kuri profile ahagana hasi, wahagera ukareba nanone ahagana hasi kuri sign out, ugakandamo, bakakwereka yuko izo konte, izo payi umayininze mu masaha 28 iyo ukoze sign out urazihomba. Ariko kugira ngo mpombe byose nahomba izo ngizo, ariko ngakemura ikibazo. Hari abo tubigiramo inama kandi barabikora bigakunda. Namwe rero nimwihutire kubikora
telefone yo kukubera imbogamizi, ahubwo wowe ubwawe aba ari we ibera imbogamizi aho kugira ngo witwaze telefone. Uburyo burahari bwinshi cyane bwo kubikora, wakoresha izo telefone zindi nk'uko tubabwiye cyangwa se tuzakomeza kubabwira. Ikindi, mwibuke gukora verifications. Hari abantu ugira icyo ugafasha, wamara kubafasha ukamubwira uti rero genda, hari ukuntu bari abahungu bo ku Irembo bazi kubikora kuturusha, agafata Facebook account akayigukorera, akayihuza n'iyo email yawe waregistarinze muri Pi Network n'iyo nimero ya telefone waregistarinze muri Pi Network. None ukabona umuntu aragiye yiryamiye, yaragize none se Pi zanjye ko zitabaye migrated, habaye iki? Ukamubwira uti ngaho reba hareba, wajya gusanga ugasanga hari ibyo atakoze. Nicyo baragitegereje, niba baragishyizeho kugira ngo gikoreshwe nacyo gikore. Nutagikora uri muri taba mu nama rwose, kandi nta kundi nakugenza ese nakugirana. Ikindi ni verifications zose mugomba kuzikora. Email address, reka wenda mbonereho ku bantu bataraverifyinga email address, ukanda hara muri email, bakaguha gushyiramo email yawe, bakayishyiramo ugasubmitinga, warangiza ukajya muri Gmail ukajya ufungura email yawe, baba baguhaye aka message, ukareba handitse click here, ukagakandaho, hanyuma aka message kakagenda, ugakora back, ukabona aho bakwereka your email has successfully verified, hanyuma ukakongera ugakora back, ugakora close, email ikaba ibaye verified. Phone number nayo ikintu ukora, ukandaho kuri phone number, ugomba kuba ufitemo amafaranga. Mu Rwanda dukoresha amafaranga ni message kugenda ni amafaranga 88, ariko dushyiramo 100. Ugakandaho, bakaguha aho ushyira igihugu, ego, ukabikishyiramo, umunsi akiyandikamo guteranya 250, ugakomeza, bakagusaba open SMS, kongera open SMS, bakaguha code y'imibare 4, bakaguhitishamo aho ugiye kohereza message, ni kuri message, ntabwo ari kuri email, ntabwo ari kuri WhatsApp. Then ukahitamo message, ugakanda kuri just once iyo bijeho, then bakaguha izo code imibare 4, ukayohereza. Wabona message igiye, ugakora back, ukagera aho bakwereka hari igihe biba bikiri start over, ukongera ugakora back, start over ukayireka, ugakora back nanone, ukagera aho bakwereka your phone number has successful verified. Ngayo nguko email yo, password yo kuyiverifyinga, uyikandaho kuyi-updatinga, cyangwa ko byanga bikunda warafunguye ukoreshe password, uyikandaho, amara kuyikandaho ikakujyana, bakakwereka, bakaguhitishamo ibihugu, cyangwa se hari igihe bakwereka ngo continue with phone number, and Facebook ugahitamo phone number, ukabishyiramo, ugafungura, bakakubaza igihugu, ukagishyiramo Rwanda, ukayikandaho ikajyamo, hasi hakajyamo +250, ugakomerezaho nimero zawe uhereye kuri 7 gutyo ugakomeza, hanyuma ugakora submit, bakakubaza, bakakwereka open SMS, ukabikora, bakakongera bakakoza indi ukabikora, bakaguha code, bakaguhitishamo aho wohereza message, ni kuri message nyine, ukayikandaho no kuri just once iyo bije, then bakaguha code y'imibare 6, ho nta mafaranga bakubaza ku verifyinga, ukagenda ukayohereza, wamara kuyohereza ugategereza, ukabona ko igiye, wabona ko igiye ugakora back, naho ukabona message ikubwira yuko your password, ubwo iyo password bakwemereye usubira inyuma, bakaguhereka ahantu habiri ugiye gushyiramo noneho password, ukaba ugiye gukora password nshyashya. Bibutse ko password ukanda, wandika ijambo cyangwa izina ribanjwe n'inyuguti nkuru hongeyeho imibare. Urugero nko kwandika ngo Gatsibo 1000 cyangwa se 100 cyangwa se Kigali 123. Password ni uko nguko ikorwa. Cyo ushobora no kwandika uti wenda Kigali @123 cyangwa se Kigali @123, ubanzamo inyuguti wenda ukaherutsa ibyo bimenyetso, then ugaherutsa ya mibare, ugakora password strong, ariko ukaba ari ijambo utazibagirwa cyangwa se password utazibagirwa. Ibyo ngibyo iyo birangije, password uyibonye inshyashya. Password ushobora no kujya ubyuka mu gitondo ukayiresettinga, cyangwa se nyuma y'icyumweru ukayiresettinga, nta kibazo. Hanyuma ibyo birangije ujya gukora icyo bita
mainnet checklist. Mainnet checklist usubira inyuma hariya tumayiningira wahagera ugakanda muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, wahagera ugakanda kuri iryo jambo rya kabiri mainnet, wamara kurigeraho ukareba ukabugeze hahandi kuri balance dashboard, ukarebamo hasi gato handitse mainnet checklist, ukayikandaho ukareba step itarahinduka icyatsi yari yose, then ukayikora. Ibyo ngibyo birangije ukaba waranakoze KYC cyangwa se ukaba utarayikora utegereza KYC ukazayikora. Turimo turabategurira uburyo bunonosoye bwo kuzabigisha ubwo bakora KYC, hanyuma buri wese akajya yirwariza nta bintu byinshi cyane. Narabwiye tuzabyiga gake. Rero hari umuhanga umwe yaranditse aravuga ngo isomo wiga wumva gusa usigarana, isomo wiga ureba gusa usigarana 20% mu mutwe wawe, kureba gusa nta majwi. Ariko isomo wiga wumva usigarana 35%. Ariko isomo wiga wumva unareba usigarana nibura 65%. Urumva rero tuzagerageza kubikora ubwo noneho ngiye kujya nkoresha telefone. Aka telefone kanjye najyaga nkasuzugura, ariko ndabona gakora umuti da uko bishoboka kose. Iyo ikirere kitabaye kibi bishoboka kose ndabona kakora umuti, ariko kagafasha amashusho. Yego ngayo nguko no twego twanagira ngo tuganireho, ibindi ni buhoro buhoro. Mba numva ari byo nabijuka mbabwira nkakwibutsa, kuko uyu munsi hari igihe utabyumvise ejo ukabyumva ahari, ariko tuzakomeza no ku bindi. Amakuru ni menshi cyane. Uyu munsi nifuje yuko twaganira kuri ibyo bintu bidatunganye no kumenya uko bitunganywa kugira ngo byinshi mu byikemurire. Hanyuma hano tugarutse hano tumayiningira, ukareba hano hejuru urabona iyo umaze kumayininga haza akabara k'icyatsi hariho na payi ubona ku isaha. Hejuru yaho ubona 1 cyangwa se kangahe kuri kangahe umubare w'abantu winjije cyangwa se wakwinjije. Hejuru yaho rero ubwo hari udutwe tubiri. Hejuru y'utwo dutwe tubiri hari pourcentage cyangwa se ijanisha. Hari abataruzuza 100%. Abo rero bataruzuza ku 100%, iyo ni security sako. Ukandamo, wamara gukandamo bigafunguka, ukabona handitse add, ugasangamo abantu muri system cyangwa se waba utabasanze mukamenya kubashaka ushatse kuri phone number yawe, cyangwa se an existing pi user, cyangwa se through your contact, from your contacts ukabarebamo. Hari nk'abantu mwe mutazi bamayininga mufite contacts zabo, hari igihe ugira amahirwe ukabonamo hangwa muri security sako nabo ukabadingamo. Kuri security sako umuntu utazuzuje 100% ntazagira ikibazo, kubera yuko kwa team yatubiye ko nibura hagati ya 3 na 5 bahagije. Rero utabonye 5 ukabona 3 nta kibazo, ariko wabonye 5 ni amahire 100% bikuzura, ariko 3 wabonye ntacyo bitwaye. Rero ukanda muyibonyemo umuntu, rero ukanda kuri imbere y'izina ryanditse add mu ibara rya move, urikandamo kugeza havivuye akaba hakendikamo ngo added. Icyo gihe umuntu bumushyize muri security sako 20% uyibonye. Iyo ukeneye kubongera nta kibazo, kuko abantu bari muri security sako bagufasha kongera umuvuduko wa payi ubona ku isaha. Hari bonuses baguhaho. Yego hari bonuses baguhaho. Ngira ngo ndumva ari ibyo ngibyo, bindi tuzagenda tubiganira buhoro buhoro mu rwego kugira ngo tudatwara iminota myinshi. Babira video ntimuyirebe gutya buriya kuya-uploadinga bisaba mega mutashobora kumva mwebwe. Tugomba kujya guhiga wifi, urumva nabyo ni ikibazo. Mega zo ushobora gukubitaho byo kuvuga ngo ufite gigabyte ni minota ingahe? Nk'iyi minota 15 ujya kubona ukabona kika nka 10 zingahe ziragiye. Yego no kutakukundira kujyaho rimwe na rimwe bitewe n'imiterere y'ibikoresho dukoresha. Ubwo rero iminota mike, ariko nanone tukamenya yuko amashusho ntimuyinubire nuko nguko ateye, nta kundi twabigenza kuzageza igihe tuzabonera ubushobozi tukagenda turushaho kubakorera ibintu binoze. Nongere nsaba abantu, iyo ugeze aho ngaho ubona twaguteguriye umutwe w'inkuru ukandamo, munsi harahanditse ngo description, ugakandaho uhita ubona WhatsApp link ushobora kujyaho kugira ngo ubane n'abandi ku rubuga rwa WhatsApp turushaho kuganira birushijeho. Hanyuma kandi niho hari na nimero yanjye ushobora kubona ukanyiyambaza ufite icyo ukeneye kumbaza. Nongere kandi nsoze nkangurira abantu bakeneye kugira ibikorwa bamamaza hano turavugana, tukaba twabamamariza hano kuri YouTube channel.
ariko turanakangurira abantu by the way bakeneye amazu yo kugura haba hano muri Gatsibo ndetse no mu mujyi wa Kigali, turabafasha tukabahuza n'abantu bashobora kutabahenda, reka mbyite ngo kutabahenda. Amakuru y'ukuri ari ukuntu umuntu avuga ati ndakurama yanjye, ntabwo ibyo ngibyo twebwe tubikora. Dufite ko twumvikana bitari gukurama yanjye, kandi tukagufasha kubona icumbi ushaka, si byose icumbi ushaka. Mbonera kubamenyesha yuko giye rwose mu kintu nzakora ebana, nzagura amazu ubundi njye gurisha abapaniyazi bafite payi, si byose. Kandi namwe ndabizi ko ariko muzabigenza. Payi zigiye kuzakora gashya, yes zizakora gashya. Ni inama nanjye magiriye, uzagura amazu kuki muyavugura muyakore neza, ubundi muyasubize ku isoko muyagurishe kugira ngo mwunguke. Business in moving, mutegura imishinga, twabiganiriyeho ariko tuzakomeza kubiganiraho. Mutegura imishinga mu mitwe ebana, munandike, mutegure buri kimwe cyose, ariko mbere na mbere mwitegure kuzifata neza nk'abanyacyubahiro, nk'abanyamafaranga. Muragira ngo si ibyo ngibyo mutegura icyo kintu. Nimutategura icyo kintu ntabwo bizabahira, ntabwo bizagenda neza, ntabwo bizagenda neza. Rero ndabasabye buri wese nategure umutwe we, akora akazi kose ashinzwe gukora nk'utazakavamo, kandi ategure buri kimwe cyose nkaho ari cyo cyanyuma cyari gisigaye. Avuga ati isaha irageze kitancika. Nubikora icyo Pi Network launch izajya kuba witeguye buri kimwe cyose kimeze neza, nta mbogamizi, ndambungenge, uhagaze bwuma, konti yawe ikeye. Mbese ntari nibagirwa abantu mwe, hari abantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bo mu Burundi, abantu bo muri Uganda bafite ibibazo by'amatelefoni, ziriya sosiyete z'amatelefoni zabo ntabwo nzi ikibazo zifite. Ugasanga umurongo warifunze, kugira abana ibintu byo kuzandika ugahindura umurongo ni ibintu bitwara igihe. Ubundi hari uwo twandikiye ariko bamusubiza, ariko bamubwira yuko bizatwara amezi. Ibyo bintu abantu bakeneye kuzandikisha, jewe kugira ngo ngiye bimere bityo nahita mayininga izindi, ahubwo nkakoresha undi murongo. Ariko ntabwo nanone twaca abantu intege, niba icyo gisubizo gihari. Hari igihe ariko nubona ubandikiye bakagusubiza, kuko bahita baguha ka message batakaguhaye ugira impungenge. Ariko ubonye baguhaye ka message umenye yuko kugusubiza bizatwara igihe, baranabikubwira bati bizatwara amezi. Ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo rero biriya bintu ngenda babwiza ukuri, nubwira ibintu byo kubandikira ntimubwire ngo ni ibintu bizatanga igisubizo vuba. Hari ibibazo bagomba gukemura byo mu makonte agomba kujya kuba launched kuri uriya munsi wa Pi. Ni ibintu bikomeye cyane, ibindi bizatekerezwa nyuma. Nyine uzaza uri umuntu ufite, ni nko kujya ku kibazo cy'umugereka. Mbega ni nk'ikibazo cy'umugereka bazasuzuma inyuma. Rero ntimubyizere cyane ngo bazahita babasubiza, kandi nimwumva batabasubije ntimuzacike intege. Ibintu ni bibiri, genda kubwira ni hagati y'ibi bibiri, hitamo ikibi bihoro. Parmi les deux mots on choisit le moindre mal. Wowe urahitamo iki? Kora indi konte direct, cyangwa se andika utegereza ayo mezi bagira gute bakubwira. Ariko nubona launch ibaye bataragusubiza, ntuzumve ko batazagusubiza, ahubwo bizatinda. We ahubwo ntibikubuze kumayininga. Simbaciye intege, ariko ufite impungenge yakwikorera icyo ikora hakiri kare. Ibisubizo ni bibiri, ugahitamo kimwe, urihitiramo, sibyo? Wowe niba konti yawe nta kindi kibazo ifite, ari cyo ngicyo cyoroheje, andika utegereze igisubizo, ahubwo utura nyuma y'ininga ucibira. That's my advice, niyo nama yanjye naba. Ibindi birenze ibyo wihuta agenda wenyine. Ariko ushaka kugera kurajyana n'abandi, ushaka kujyana n'abandi, andika utegereze aho bazakugereraho, nta kibazo. Sore bambe bantu mutarabona kawise, mwihangane. Bambi barimo kubikora slot machine ni kugeraho, nawe nitumbura, nawe uzayibona. Humura, wowe watangiye mining kuva mbere na hose, nubuka buki mining, humura uzayibona. Nta muntu, Dr. Nicholas yigeze kwivugira ati nta mupayiniya twifuza gusiga inyuma. Humura KYC uzayibona. Bagenzi banjye bajya bambuza bati nawe n'igihe wahereye, ariko nagize imyenda yibona. Nisi ko nayibonye koko. Nubwo negereje ko Pi zanjye ziba migrated, steps zose narazirangije, baranasubije, na applying no kumvalidate zone bampaka yose. Ayimaye nijoro. No, bari mu gitondo ndikora hari ikirere kibi, imvura yaguye, network iranga cyangwa kugira ntago iragaruka. Rero namwe ndagira ngo mbabari mpuye nyuma babwire ngo muhumure, ibitaraza nonaha ejo cyangwa ejo bundi bizaza.
kandi iyo byatinda bigakubita mu kwa 12, 11, nta kibazo we nta n'ikibazo ufite. Umuntu ufite ikibazo n'uyu nguyu ufite KYC utarayikoze, ufite ibyo taratunganya, iminsi yabo yanatangiye no kubara. Abantu iminsi yatangiye kubara, mutegereje iki? Nyamara iyi minsi irabashiriraho, kiye murababwira. Rero reka mbasabe buri wese akora ibishoboka byose, akora icyo agomba gukora, atunganya icyo agomba gutunganya, nyamuna tutazahomba, sibyo? Mbonereho kwibutsa abantu nafashije ariko bafite utuntu twari twasigaye tutanonosoye, namba zanjye zirahari aho ngaho, mumpamagare mumbwire uti ibi n'ibi ntibiratungana, mfasha tubirangize. Ndi hano kugira ngo mbafashe. Mba numva nifuza yuko umuntu byose byarangira twese tukajya ku murongo. Ngayo nguko mukomeze mugubwe neza. Abatarakanda kuri subscribe bayikore, mukande no kukazogera cyangwa se sabone, hanyuma mukande no kukazogera mujye mubona notification kumenyesha ko ikiganiro cyahageze, kandi mudukandire kuri like, mwandike muri comment, sharing inkuru kugira ngo turusheho gusangira amakuru. Ikiganiro nakagaruka n'amakuru, mukomeze mugubwe neza naho utaha.